twongeye kubasuhuza inshuti zacu mudukurikiye ku cumba c'abakiranutsi cyangwa se The Room of Righteous mu biganiro byacu by'ivugabutumwa. Uyu munsi turaganira iri jambo dusanga muri Yohana 3:14-18. Ariko mbere yuko turiganira ndagira ngo tubanze dukurikirane iyi ndirimbo noneho kuko isa nico tugiye kuvuga neza. Bibiliya iratubwira ngo 3:14-18 Yohana, kuko Mose yamanitse inzoka ku giti, inzoka mu butayu, nako niko umwana w'umuntu akwiye kumanikwa kugira ngo umwizera wese abashe guhabwa ubugingo uhoraho. Kuko Mose yamanitse inzoka mu butayu, niko umwana w'umuntu akwiye kumanikwa kugira ngo umwizera wese abashe guhabwa ubugingo uhoraho. Reka rero dukurikire iyi ndirimbo maze dusobanure neza dushingiye no kuca uyu muririmbyi yaririmbye, kuko arico dusanga muri iki canditswe. Mateso ya Yesu na kupigwa kwake, nami nimepona, nami nimepona, nami nimepona, nami nimepona. Mateso ya Yesu na kupigwa kwake, nami nimepona, nami nimepona, nami nimepona. Shamba jamani iliinuliwa, wapate kupona, wapate kupona, wapate kupona. Kama vile nyoka, kama vile nyoka, shamba jamani iliinuliwa, wapate kupona, wapate kupona, wapate kupona. Amen. Nkuko tumaze kumva iyi ndirimbo, ntekereza ko byibuze kuwayikurikiye hari ico tugenda twumva kandi dusobanukirwa, kuko isa neza cyane
n'aya magambo twariho tuganira. Twasomye Yohana 3:14-18 biriya yatubwiye ngo nkuko Mose yamanitse inzoka mu butayu niko umwana w'umuntu akwiye kumanikwa kugira ngo umwizera wese abashe guhabwa ubugingo buhoraho. Ikibazo dufite cyangwa se icyifuzo cyangwa se ikiri mu mitima y'abantu benshi nuko duharanira cyane kugira ngo tubashe gusingira ubugingo buhoraho. Twigishwa inzira nyinshi, twigishwa strategy nyinshi tubasha gukora kugira ngo zibashe gutuma duhabwa ubu bugingo buhoraho. Ariko hano Bibiliya iratwereka neza ko, Bibiliya ikatugaragariza neza ko inzira ari imwe gusa igana ku bugingo buhoraho. Inzira ni imwe gusa ishobora gutuma ubu bugingo tububona. Izindi zose ni shortcut zidashobora kutugeza iyo tuje. Kandi igitangaza gikomeye nuko uwayobye inzira bigoye bitanashoboka mugabo kuba yagera iyaja, nkeretse agize amahirwe akabona umuyobora akamugarura akamugeza mu nzira nyayo imushitsa iyaje. Iyo utaye inzira rero gato ni ukuvuga ngo uburushije intego y'iyo ugana kugerayo ntibiba bigikunze, ntibinashoboka. Yesu rero avuga inzira wenyine imwe itandukanye niyo twe tugerageza kunyuramo kugira ngo tubashe kubona ubugingo buhoraho. Bibiliya yatubwiye ngo nkuko Mose yamanitse inzoka mu butayu, voilà, niko umwana w'umuntu akwiye kuzamanikwa kugira ngo umwizera wese abashe guhabwa ubugingo buhoraho. Ngiyi formule rero tuyibona mu isezerano rya kera, Imana itanga formule yo kugera ku muti cyangwa se kugukira ikibazo cyangwa se imbogamizi ibasha gutuma umuntu atagera ku bugingo buhoraho. Ni ukuvuga ngo niki gishobora kubuza umwana w'umuntu kugera gusingira ubu bugingo buhoraho? Ikibazo ni ikihe gituma turwana kugira ngo tubashe kubugeraho kandi bwaratanzwe? Ni ukuvuga ngo ikibazo kiraha ni isumu y'icyaha inyoko muntu yokejwe n'umukurambere Adamu. So ni ukuvuga ngo iki cyaha nicyo abantu barwana naco, kandi hari inzira, hari formule kugira ngo ukiovercoming ugitsinde maze ubashe gukira isumu yaco. Hano turi ni mu butayu. Mose aratubwira ikintu ari naco umuririmbyi amaze kuturirimbira kubakurikiye iyi ndirimbo. Ni ukuvuga ngo inzoka bageze mu butayu zirabakoma, abana ba Isiraheli inzoka zirabarya, ngo zirangize kubarya nta bindi bitaro beretswe. Imana ibwira Mose, iramubwira ngo Mose, cura inzoka y'umuringa kama nyoka wa shaba alivyo tundikwa jangwani. Ni kumuririmbyi yaririmbye, kora inzoka y'umuringa numara uyimanike, hanyuma uwariwe n'inzoka umunyisirayeli wese uyireba arakira. Ariko igitangaza, banze kureba inzoka, benshi bararimbuka, bicwa n'isumu y'inzoka kubera ko banze kunamuka ngo barebe inzoka yacuzwe mu muringa iramanikwa. Uko niko benshi barimbutse. Ariko abize ibyo Musa yavuze bakunamura amaso yabo bakareba inzoka yari icuzwe mu muringa yamanitswe, exactly immediately bahitaga bakira. Nguko rero uko bimeze natwe. Bibiliya yavuze ngo nkuko Mose yamanitse inzoka mu butayu, niko umwana w'umuntu akwiye kumanikwa ku giti, maze umwizera wese akareba
agahabwa ubugingo buhoraho. Uyu munsi ikibazo dufite, abantu bashaka ubu bugingo buhoraho kandi bafite ishaka ryo kubushaka, abandi bafite n'ishaka ryo kubwigisha kugira ngo abantu babuhabwe. Ariko igitangaza ni uko ababwigisha ntabwo bafite, ntibabwizeye ubwabo. Donke n'abo bigisha ntibabasha kububona bitewe na formule mbi. Iyo formule wayishe ntubasha kugera kuri réponse valable. Voilà, Yesu wenyine atanga inzira yo kugera kuri ubu bugingo. Aravuga ngo nije nzira, I am the way. Aravuga ngo I'm the way, nije nzira. Ntabwo yavuze ngo I know the way, but he said I am the way. Aravuga ngo nije nzira n'ukuri. He is also a truth. Aravuga ngo nije nzira, niwe mugabo wenyine utavuga ngo nzi ukuri, ahubwo akavuga ngo nije kuri. Aravuga ngo nije nzira n'ukuri n'ubugingo. I am the life. Ntawuja kwa data ntamujanye. So izindi nzira zose ntizitugeza kwa data. Icakoze zishobora kutugira nziza kwa bapasteri, zishobora kutugira nziza muri quartier, zishobora kutugira beza muri societe, kandi ni byiza ko tuba gutyo. Kwiyiriza ntabwo ari inzira itujana itugeza ku bugingo buhoraho. Benshi bigishijwe ko nibiyiriza, nibaba beza, nibatanga, nibitabira gahunda z'ikanisa, bishobora kubabera inzira yo kubageza ku bugingo buhoraho. Yes, ibi ni byiza ko tubikora, ariko ntabwo ariyo nzira itugeza ku bugingo buhoraho. Inzira ni imwe. Yesu yaravuze ngo nije nzira n'ukuri n'ubugingo. Apare yiyo nta yindi. Iyi nzira rero abantu bubu nta tandukaniro bafite n'abayuda. Uko abayuda bari bameze for today, n'uyu munsi biratangaje, niko na Christianity, niko na Christianism bameze neza neza nka Judaism. Ni ukuvuga ngo abakristu nabo kuri none bameze nk'abayuda. Abayuda most of them 1% nibo bizera Yesu Kristu. The remaining 98, not 98, kuko harimo bakeya bari muri Orthodox, barimo abandi nka 74 bibereye muri Judaism, ntabwo bizera Yesu. So uyu munsi wa none rero Yesu, Bibiliya itubwira kwizera Yesu nk'igitambo catambiye ibyaha, maze tukababarirwa tugakurwaho ibyaha. Abana kugira ngo bunamuke batumbire barebe Yesu ku musaraba, ahubwo bagahitamo izindi nzira bigishijwe n'idini zitabasha gushika kuri iyi nzira ibageza ku bugingo. Bamwe bahisemo Mana mbabarira, abandi bahisemo kuja mu byumba kugira ngo basengere iherezo ryabo, abandi bahisemo sinzi gutanga kupanda mbegu, abandi bahisemo ibitandukanye. Akumva ko kugira ngo agere kuri izi mbabazi, kugira ngo agere kuri ubu bugingo buhoraho, nuko binyura muri Mana mbabarira. No, muririmbyi wo gushimisha yaririmbye ate? Yararirimbye aravuga ngo nyere nk'urubura de. Aravuga ngo kubabarirwa kwanje kuva igorigota ku giti. Aravuga ngo reba Yesu ku musaraba, kubabarirwa kwawe niho kuva. Aravuga ngo nubwo narira nkicuza, nkababara nkaboroga, ngatakamba Mana mbabarira, Mana ngira gute, ibyo ngo ntibyabasha gukuraho ibyaha byanje. Aravuga ngo inzira ni imwe gusa, ni ukureba Yesu ku musaraba, amaze kubabarirwa kwawe kukabona kuboneka. So Bibiliya itubwira iki? Iravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga Yesu kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo abone ubugingo buhoraho. 17 akavuga ngo
umwizera yamaze guhabwa ubugingo buhoraho. Mu butayu uwarebye inzoka yarakize, utarayirebye yararimbutse, yarapfuye. 18 Yohana 3:18 haravuga ngo umwizera yamaze gukurwa mu rupfu, uwo afite ubugingo. Ngiyi inzira imwe yonyine nuko tureba Yesu ku musaraba, maze ibyaha byacu niho byakuriweho, ubugingo buhoraho naho buri. Reka rero dukomeze n'indirimbo yacu, dutarame igitaramo cyiza. Murakoze. Mateso ya Yesu na kupigwa kwake, nami nimepona, nami nimepona, nami nimepona, nami nimepona. Mateso ya Yesu na kupigwa kwake, nami nimepona, nami nimepona, nami nimepona. Shamba jangwani iliinuliwa, wapate kupona, wapate kupona, wapate kupona. Kama vile nyoka, kama vile nyoka ya shamba jangwani iliinuliwa, wapate kupona, wapate kupona, wapate kupona. Dia imeonekana, dia imeuzima, dia imeonekana, dia imeuzima. Pale msalabani Yesu aliita wote wenye dhambi wapate kupona, wapate kupona, wapate kupona. Pale msalabani Yesu aliita wote wenye dhambi wapate kupona, wapate kupona, wapate kupona. Pale msalabani Yesu aliita wote wenye dhambi wapate kupona, wapate kupona, wapate kupona. Dia imeonekana, dia yenye uzima, dia imeonekana, dia yenye uzima. Oh, dia imeonekana,
shamba jangwani iliinuliwa wapate kupona, wapate kupona, wapate kupona. Kama vile nyokai, kama vile nyokai, shamba jangwani iliinuliwa wapate kupona, wapate kupona, wapate kupona. Njia imeonekana, njia yenye uzima. Njia imeonekana, njia yenye uzima. Pale msalabani, Yesu aliita wote wenye dhambi wapate kupona, wapate kupona, wapate kupona. Pale msalabani, Yesu aliita wote wenye dhambi wapate kupona, wapate kupona, wapate kupona. Pale msalabani, Yesu aliita wote wenye dhambi wapate kupona, wapate kupona, wapate kupona. Njia imeonekana, njia yenye uzima. Njia imeonekana, njia yenye uzima. Oh, njia imeonekana, njia yenye uzima. Amen. Mateso ya Yesu na kupigwa kwake, nami nimepona, nami nimepona, nami nimepona, nami nimepona. Mateso ya Yesu na kupigwa kwake, nami nimepona, nami nimepona, nami nimepona.
wenye dhambi wapate kupona. Njia imeonekana, njia yenye uzima. Njia imeonekana, njia yenye uzima. Oh, njia imeonekana, njia yenye uzima. Amen. ya nkuko tumaze kumva iyi ndirimbo ntekereza ko byibuze kuwayikurikiye hari ico tugenda twumva kandi dusobanukirwa kuko isa neza cyane n'aya magambo twariho tuganira. Ya twasomye Yohana 3:14-18 bire yatubwiye ngo nkuko Mose yamanitse inzoka mu butayu niko umwana w'umuntu akwiye kumanikwa kugira ngo umwizera wese abashe guhabwa ubugingo buhoraho. Ya ikibazo dufite cyangwa se icyifuzo cyangwa se ikiri mu mitima y'abantu benshi nuko duharanira cyane kugira ngo tubashe gusingira ubugingo buhoraho. Twigishwa inzira nyinshi, twigishwa strategy nyinshi tubasha gukora kugira ngo zibashe gutuma duhabwa ubu bugingo buhoraho. Ariko hano Bibiliya iratwereka neza ko, Bibiliya ikatugaragariza neza ko inzira ari imwe gusa igana ku bugingo buhoraho. Inzira ni imwe gusa ishobora gutuma ubu bugingo tububona. Izindi zose ni shortcut zidashobora kutugeza iyo tuje. Kandi igitangaza gikomeye nuko uwayobye inzira bigoye bitanashoboka mugabo kuba yagera iyaja, nkeretse agize amahirwe akabona umuyobora akamugarura akamugeza mu nzira nyayo imushitsa iyaje. Iyo utaye inzira rero gato ni ukuvuga ngo ubuhushije intego y'iyo ugana kugerayo ntibiba bigikunze, ntibinashoboka. Yesu rero avuga inzira wenyine imwe itandukanye niyo twe tugerageza kunyuramo kugira ngo tubashe kubona ubugingo buhoraho. Bibiliya yatubwiye ngo nkuko Mose yamanitse inzoka mu butayu, voilà, niko umwana w'umuntu akwiye kuzamanikwa kugira ngo umwizera wese abashe guhabwa ubugingo buhoraho. Ngiyi formule rero tuyibona mu isezerano rya kera, Imana itanga formule yo kugera ku muti cyangwa se kugukira ikibazo cyangwa se imbogamizi ibasha gutuma umuntu atagera ku bugingo buhoraho. Ni ukuvuga ngo niki gishobora kubuza umwana w'umuntu kugera gusingira ubu bugingo buhoraho? Ikibazo ni ikihe gituma turwana kugira ngo tubashe kubugeraho kandi bwaratanzwe? Ni ukuvuga ngo ikibazo kiraha ni isumu y'icyaha inyoko muntu yokejwe n'umukurambere Adamu. So ni ukuvuga ngo iki cyaha nicyo abantu barwana naco, kandi hari inzira, hari formule kugira ngo ukiovercoming ugitsinde maze ubashe gukira isumu yaco. Hano turi ni mu butayu. Mose aratubwira ikintu ari naco umuririmbyi amaze kuturirimbira kubakurikiye iyi ndirimbo. Ni ukuvuga ngo inzoka bageze mu butayu zirabakoma, abana ba Isiraheli inzoka zirabarya, ngo zirangize kubarya nta bindi bitaro beretswe,
Imana ibwira Mose, iramubwira ngo Mose, cura inzoka y'umuringa kama nyoka wa shaba alivyotundikwa jangwani. Ni kumuririmbyi yaririmbye. Kora inzoka y'umuringa, numara uyimanike, hanyuma uwariwe n'inzoka umunyisirayeli wese uyireba arakira. Ariko igitangaza, banze kureba inzoka, benshi bararimbuka, bicwa n'isumu y'inzoka kubera ko banze kunamuka ngo barebe inzoka yacuzwe mu muringa iramanikwa. Uko niko benshi barimbutse. Ariko abize ibyo Musa yavuze bakunamura amaso yabo bakareba inzoka yari icuzwe mu muringa yamanitswe, exactly, immediately bahitaga bakira. Nguko rero uko bimeze natwe. Bibiliya yavuze ngo nkuko Mose yamanitse inzoka mu butayu, niko umwana w'umuntu akwiye kumanikwa ku giti, maze umwizera wese akareba agahabwa ubugingo buhoraho. Uyu munsi ikibazo dufite, abantu bashaka ubu bugingo buhoraho kandi bafite ishaka ryo kubushaka, abandi bafite n'ishaka ryo kubwigisha kugira ngo abantu babuhabwe. Ariko igitangaza nuko ababwigisha ntabwo bafite, ntibabwizeye ubwabo. Donke nabo bigisha ntibabasha kububona bitewe na formule mbi. Iyo formule wayishe ntubasha kugera kuri réponse valable. Voilà, Yesu wenyine atanga inzira yo kugera kuri ubu bugingo. Aravuga ngo nije nzira, I am the way. Aravuga ngo I'm the way, nije nzira. Ntabwo yavuze ngo I know the way, but he said I am the way. Aravuga ngo nije nzira n'ukuri. He is also a truth. Aravuga ngo nije nzira, niwe mugabo wenyine utavuga ngo nzi ukuri, ahubwo akavuga ngo nije kuri. Aravuga ngo nije nzira n'ukuri n'ubugingo. I am the life. Ntawuja kwa data ntamujanye. So izindi nzira zose tezitugeza kwa data. Icakoze zishobora kutugira nziza kwa bapasteri, zishobora kutugira nziza muri quartier, zishobora kutugira beza muri societe, kandi ni byiza ko tuba gutyo. Kwiyiriza ntabwo ari inzira itujana itugeza ku bugingo buhoraho. Benshi bigishijwe ko nibiyiriza, nibaba beza, nibatanga, nibitabira gahunda z'ikanisa, bishobora kubabera inzira yo kubageza ku bugingo buhoraho. Yes, ibi ni byiza ko tubikora, ariko ntabwo ariyo nzira itugeza ku bugingo buhoraho. Inzira ni imwe. Yesu yaravuze ngo nije nzira n'ukuri n'ubugingo, apare yiyo nta yindi. Iyi nzira rero abantu bubu nta tandukaniro bafite n'abayuda. Uko abayuda bari bameze for today, n'uyu munsi biratangaje, niko na Christianity, niko na Christianism bameze neza neza nka Judaism. No kuvuga ngo abakristo nabo kuri none bameze nk'abayuda. Abayuda most of them 1% nibo bizera Yesu Kristo. The remaining 98, not 98, kuko harimo bakeya bari muri Orthodox, barimo abandi nka 74 bibereye muri Judaism, ntabwo bizera Yesu. So uyu munsi wa none rero Yesu, Bibiliya itubwira kwizera Yesu nk'igitambo catambiwe ibyaha, maze tukababarirwa tugakurwaho ibyaha. Abana kugira ngo bunamuke batumbire barebe Yesu ku musaraba, ahubwo bagahitamo izindi nzira bigishijwe n'idini zitabasha gushika
kuri iyi nzira ibageza ku bugingo. Bamwe bahisemo Mana mbabarira, abandi bahisemo kuja mu byumba kugira ngo basengere iherezo ryabo, abandi bahisemo sinzi gutanga kupanda mbegu, abandi bahisemo ibitandukanye. Akumva ko kugira ngo agere kuri izi mbabazi, kugira ngo agere kuri ubu bugingo buhoraho, nuko binyura muri Mana mbabarira. No, umuririmbyi wo gushimisha yaririmbye ate? Yararirimbye aravuga ngo nyere nk'urubura de. Aravuga ngo kubabarirwa kwanje kuva igorigota ku giti. Aravuga ngo reba Yesu ku musaraba, kubabarirwa kwawe niho kuva. Aravuga ngo nubwo narira nkicuza, nkababara nkaboroga, ngatakamba Mana mbabarira, Mana ngira gute, ibyo ngo ntibyabasha gukuraho ibyaha byanje. Aravuga ngo inzira nimwe gusa, ni ukureba Yesu ku musaraba, amaze kubabarirwa kwawe kukabona kuboneka. So Bibiliya itubwira iki? Iravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga Yesu kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo abone ubugingo buhoraho. 17 bakavuga ngo umwizera yamaze guhabwa ubugingo buhoraho. Mu butayu uwarebye inzoka yarakize, utarayirebye yararimbutse, yarapfuye. 18 Yohana 3:18 haravuga ngo umwizera yamaze gukurwa mu rupfu, uwo afite ubugingo. Ngiyi nzira imwe yonyine, nuko tureba Yesu ku musaraba, maze ibyaha byacu niho byakuriweho, ubugingo buhoraho naho buri. Reka rero dukomeze n'indirimbo yacu, dutarame igitaramo cyiza. Murakoze.